Eh, mwese abadukurikiye reka dufatanize hamwe gushima Imana twemere ko tugeze uyu mwanya turi amahoro, ikaba iduhaye amahirwe yo kuba tugeze muri akanya tugiye kongera kuganira ijambo ryayo. Turayishimye, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Uwo mugiye kuganira ijambo ry'Imana ni mwene so Ntegerejimana Jean Bosco, uwo musangiye ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi, kandi niwe ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana. Ngaho rero mucishe bugufi dusenge, hanyuma tuze kuganira ijambo ryayo. Turagushimye Data wera ugira neza uri mu ijuru, weho warinze ubugingo bwacu ukatwemera kugeza uyu mwanya tugihumeka, izina ryiza rihabwa icyubahiro. Bana wawe duhurije hamwe muri uyu mwanya ku ikoranabuhanga kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Turakuraritse kugira ngo tubabarire ibyaha n'amafuti twagukoreye, kandi uri imbaraga mu kabiri twumvishe ijambo ryawe. Tugusabye nanone kugira ngo imitima yacu yeze, bibindire ubutaka bwiza, amagambo y'umwuka abashe gufasha imitima yacu, dushoboze gusa uko ushaka no gukora ibihuje n'ubushake bwawe. Uzaduhe kugira amaherezo meza ku Yesu umukiza wacu, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya, nitubwira ngo kumenya Imana neza. Kumenya Imana neza, turaza kureba inzira dukwiriye kumenyeramo Imana, tunarebe akamaro kari mu kumenya Imana. Icyo gisho tugiye kuganira cyangwa se tugiye gusesengura ni icyo ngicyo muri uyu mwanya. Birakwiriye ko tumenya Imana, Imana itandukanye n'ibigirwamana, Imana isumba abantu, igasumba gukomera n'ibintu byose biriho ku isi ndetse no mu ijuru. Imana ishobora byose, Imana yaremye ibintu byose. Birakwiriye ko tuyimenya, tukamenya agaciro kayo, tukamenya imbaraga zayo, ubushobozi bwayo, urukundo rwayo, natwe tukabaho tuyubashye. Kuyimenya bifite icyo bimaze. Mu gitabo cya Zaburi harimo amagambo nshaka kugira ngo twumve, ni igice cya 91. Handitsemo amagambo akomeye yanditse avuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Noneho kumenya Imana bifite akamaro, birimo ko Imana nayo iragukiza kandi ikagushyira hejuru kubera ko wayimenye kandi ukanayikunda. Aravuze ngo azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamurika agakiza kanjye. Murumva umugisha wo kumenya Imana ni umugisha ukomeye cyane. Niyo mpamvu bavuze ngo kuko wankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Umuntu wamenye Imana akayikunda akanayimenya, Imana nayo iramukiza, ikamuha icyubahiro, ikamushyira hejuru, akabona inyungu ziri mu kubaha Imana no kuyimenya. Niyo mpamvu dukwiriye kumenya Imana. Twamara kuyimenya tukamenya ko harimo n'umugisha ukomeye wo kuyimenya. Rero bavandimwe, turaza kureba Imana gukomera kwayo. Turasabwa kuyimenya ariko tukamenya gukomera kwayo. Ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana ibeshaho ibintu byose biriho ku isi. Muri Zaburi niho banditse ngo amereza inka ubwatsi, agatungisha ibiriho ku isi byose. Iyo dusomye nimusoma mu mategeko y'Imana, mu itegeko rya 4 hagaragaza yuko Imana niyo yaremye ibiriho ku isi byose, ngo kandi ibiriho ku isi byose, ibihumeka ibi n'ibidahumeka byose bibeshejwe n'ukuboko kw'Imana. Imana niyo ishobora byose. Rero birakwiriye ko tuyimenya, tukayikunda, tukamenya ko ni Imana ikomeye ishobora byose, ni Imana ibeshaho ibintu byose biriho ku isi. Niyo mpamvu muri Zaburi 104 banditsemo amagambo bari kwerekana iby'Imana, icyo Imana itumariye cyangwa se ikidukorera. Niturangiza tuze kureba gukomera kwayo. Zaburi 104 turasoma ayo magambo twereke gukomera kwayo, hanyuma turaza kureba uburyo natwe ibyo dusabwa gukora kugira ngo tubashe kuyubaha. Zaburi 104 umurongo waho ndaza kureba umurongo nibuze gusoma.
murongo wa mbere mwumve, tugiye kubanza twareba gukomera kwayo. Baranditse ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, Uwiteka Imana yanjye urakomeye cyane. Uwiteka Mana yanjye, Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane. Dawidi yarazi ko Imana ikomeye, nta bintu ku isi wagereranya no gukomera kw'Imana. Amahanga yo ku isi aroroshye imbere y'Imana ku buryo agereranya n'umukungugu. Umukungugu ni ikintu cyoroshye ku buryo nta buremere ufite. Imana yacu yo irakomeye ku buryo ibiri ku isi byose ngo bihwanye n'umukungugu uteretse ku munzani. Uko umukungugu umuyaga uhuha ugatumuka, umukungugu ntabwo wagiye ku myambaro maze ngo uvunike. Umukungugu iyo utumuka ni ikintu cyoroshye cyane, imvura iragwa ikawutembana, umuyaga ugahuka ukawugurukana. Umukungugu ni akantu koroshye. Ngo amahanga no gukomera kw'abantu byoroshye nk'umukungugu imbere y'Uwiteka. Rero niyo mpamvu dukwiriye kumenya ko Imana irakomeye. Niyo mpamvu bavuze ngo Uwiteka Mana yanjye urakomeye cyane, wambaye icyubahiro no gukomera, wambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge zo ku mazi, ibica bigira igare rye. Agendera ku mababa y'umuyaga, agira abamarayika b'imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Urumva ko Imana irakomeye, nta kintu wabasha kwigereranya nacyo. Ku isi, ibiriho ku isi byose biroroshye imbere y'Imana. Bibe umuntu ukomeye, bibe ibihugu bikomeye, bibe abafite ubutunzi buremereye, amafaranga yuzuye ku makonte n'imitungo itimukanwa myinshi, ibyo byose biroroshye imbere y'Imana. Ni ubusa. Niyo mpamvu bavuze ngo wambaye icyubahiro no gukomera, wambara umucyo nk'umwenda. Imana ngo yambara umucyo nk'umwenda, usanzura ijuru nk'umwenda ukinze mu ihema. Ashinga inkingi z'insenge ze ku mazi, ibica bigira igare rye. Agendera ku mababa y'umuyaga, agira abamarayika be imiyaga, abagaragu be abagira umuriro waka. Yashyiriyeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Imana yashyizeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Iyo abantu bari kwibaza impamvu isi, iyo wize amateka cyangwa se imiterere y'isi, ukamenya uko isi iteye, ubumenyi bwerekana ko isi ari umubumbe. Irazenguruka, yizengurukaho, ikazenguruka ku izuba. Ariko twebwe abana b'abantu ntushobora kubirebesha amaso ngo bimenye. Wakwibaza isi iteretse kuki? Imbaraga ziri mu isi, uburemere bwazo, uburyo mwitaka hari hagati mu nda y'isi harimo umuriro, rimwe na rimwe utomokera mu birunga. Ibyo byose ni ugukomera kw'Imana. Ibyo byose byaremwe n'ukuboko kw'Imana, nta muntu wabikora n'umwe ngo abishobore. Imana ishyiraho inyanja, yashyizeho inyanja, izigenera urugabano zitagomba kurengaho. Imana igena igihe cyo kubaho k'umuntu, ifasha ubuzima bw'abantu bwose mu biganza. Imana ifite ubushobozi bwo kumeza ibyaremwe byose, niyo yabishyizeho iranabirema. Ngo kandi ngo yavugaga mu ijambo ngo igategeka bikaba, yavuga bigakomera. Imana yacu irakomeye. Niyo mpamvu bikwiriye ko natwe tuyiha icyubahiro kandi tukayitinya. Baravuze hepfo ngo yashyizeho imfatiro z'isi kugira ngo itanyeganyega iteka. Wayambitse inyanja nk'umwenda, amazi atwikira imisozi miremire. Ahungishwa no guhana kwawe, yirukishwa no guhinda kw'inkuba yawe. Imisozi ishyirwa hejuru, ibikombe birika. Agera ahantu wayategekeye ingabano atabasha kurenga. Ngo amazi, Imana yategekeye ingabano atabasha kurenga. Niyo mpamvu hari ahantu hari ubutaka, hakaba na hari amazi. Ariko ukurikije uko amazi ari menshi ku isi, ku buryo hari ubutaka ari 1/3 cyahari amazi bikaba 3/4, ubutaka bukaba 1/4.
ibyo ni ikimenyetso cyerekana ngo burya Imana yashyizeho amazi, atari Imana yabikoze amazi yarengera ubutaka akabumaraho, ariko Imana yahaye urugabano atashobora kurengaho. Noneho baravuze ngo wayategekeye ingabano atabasha kurenga kugira ngo atagaruka akarengera isi. Iryo ni itegeko ry'Imana, ntabwo ari itegeko ry'abantu. Yohereza amasoko mu bikombe, imigezi itemba hagati y'imisozi, inyobwa n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, imparage nazo zishira inyota. Imana niyo yakoze ibi ngibi. Inyoni n'ibisiga byo mu kirere biba kuri iyo migezi, bijwigirira mu mashami, ivugira imisozi imvura ivuye ku nsengeze. Ubutaka bushishwa n'imbuto z'imirimo yawe, amereza nk'ubwatsi, ameza imboga zo kugaburira abantu kugira ngo abakurire umutsima mu butaka, na vino yishimisha imitima y'abantu, ngo aboneranishe mu maso hawo amavuta, kandi ngo umutsima uhe imitima y'abantu gukomera. Ibi byose ni Imana ibikora, nta kuboko k'umuntu kwashobora kubikora. Kandi koko ni ukuri, umuntu ntacyo yarema abasha gucunga no kurinda iby'Imana yashyizeho bigakomeza kumera neza kubera umurimo Imana yaduhaye, ariko nta mwana w'umuntu washobora kubikosora. Niyo mpamvu abavandimwe bikwiriye ko Imana tuyimenya, tukayubaha, tukayitinya. Imana birakwiriye ko tuyimenya. Mu gitabo mfite hano cyitwa Kubana n'Imana buri munsi, bavuzemo uburyo Imana iteye imeze, maze tuze kureba gukomera kwayo dusomye amagambo mu gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi. Banditsemo amagambo nifuza ko twumva neza. Muri iki gitabo ni page ya 10 haranditse ngo Uwera wa Isirayeli arakomeye, ni umunyambaraga, afite ubwiza, ni umuneshi kandi ni umunyacyubahiro. Tureke gushyira urubibi ku bushobozi bwe, tureke gushyira urubibi ku bushobozi bw'Imana. Uzemera Imana uyiha byose, uyiha imibereho yawe, uyiha umutima wawe, uyiha ubugingo bwawe, umubiri wawe, iragize imitungo yawe, ishyire mu kiganza cy'Imana kuko nta kikinanira. Ngo birakwiriye ko Imana tuyiha byose. Hepfo baranditse ngo mbega ukuntu dufite isoko tubasha kwirukiraho mu bihe byose turi mu kaga. Mbega ukuntu dufite isoko tubasha kwirukiraho mu bihe byose turi mu kaga. Rwose imitima yanyu ntishidikanye. Mwene muntu arayobagurika, ashinga ijosi, arigomeka kandi agasuzugura ndetse akabikorera n'Imana ye. Ariko Yesu we ni umugwaneza kandi arihangana, yuje impuhwe n'urukundo, ategeka isi n'ijuru bikamwumvira, kandi amenya ibyo dukeneye tutaramushyikiriza ibyifuzo n'amakene yacu. Imana ngo irakomeye. Naho umuntu warayobagurika, arahindagurika. Mu gitabo kimwe cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, niho banditsemo amagambo avuga ngo yibaye Imana yarashyize yarahaye abantu uburenganzira bwo kubeshaho abantu n'ibintu, akaba ari bo bagena uko ibintu bibaho. Bari kugira nkunzi, bamwe bari kubahemukira, abandi batwaza igitugu. Ariko Imana siko yabikoze, ahubwo ubuzima bw'abantu Imana yabushyize mu biganza byayo. Ubuzima bw'ibiri byarimo byose biri mu biganza byayo, ni kontorora niyibeshaho byose. Nta kanya na gato Imana ijirangara ititaye ku buzima bwacu cyangwa itaturinze. Niyo mpamvu bikwiriye ko natwe tuyimenya, tukayikunda, tukayubaha. Bavandimwe, banditsemo amagambo akomeye, reka nihute muve muri iki gitabo. Dushobora kubona imbere yacu hasigaye gusa akayira gato. Mwumve, ngwarige tuyatugeramo ku buryo usa naho uri kubona imbere yawe nta kayira ko gucishamo, nako ari gatoya cyane kugira ngo ubuzima bukomeze. Ariko Imana Yesu uko ahubwo byose bibireba. Dushobora kubona imbere yacu hasigaye gusa akayira gato, nyamara byose bitwikuriye nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ntigira ikisobwa. Mwumve bavandimwe, Imana ntigira ikisobwa, ituye hejuru y'urujijo n'ibirangaza byo mu isi, kandi ibintu byose nta gihishwe ubugenzuzi bwayo. Kandi kuva mu bihe by'iteka mu gukomera
mu bihe by'iteka mu gukomera kwayo kandi yiturije, ija yemera ko mu buzima bwacu habaho iby'ubwenge n'ubuhanga bwayo bibona ko ari byiza kuri twe. Bavandimwe, ngo na bya bindi bitubaho ngo mu gukomera kwayo no mu bugenzuzi bwayo no mu buhanga bwayo, ngo ija yemera ko duhura n'ibintu twebwe tubona ko bigoye bishaririye, ngo ariko Imana yabonye ko ari byo byiza kuri twe. Bavandimwe, Imana irakomeye, icyacu ni ukuyubaha, ni ukuyumvira, tukirinda kuyigomekaho, kuko tumaze gusoma hejuru ngo umuntu arigomeka ku buryo yigomeka no ku Mana ye. Rero mu gitabo kimwe niho banditsemo amagambo akomeye avuga ngo mu byaremwe byose biracyagendera kuri kamere, ku itegeko byashyiriweho n'Imana, ngo ariko mwene muntu niwe udashobora kugendera ku mategeko yahawe n'Imana ye. Rero bavandimwe, birakwiriye ko tumenya Imana, tukayumvira kandi tukayubaha. Twari turi kureba ingingo itwereka ko Imana irakomeye. Imana irakomeye, ishobora byose. Nta kintu ku isi kibaho Imana itabishatse. Hepfo muri rya somo twasomaga cya gice cy'ijana na kane muri Zaburi baranditse ngo ibiti by'Uwiteka birahaga, imyerezi y'i Lebanoni yateye, iyo inyoni n'ibisiga byarikaho ibyari, inyonzo ifite inzu yayo ku miberoshi, imisozi miremire n'iy'ihene zo mu ishyamba, ibitare n'ubuhungiro bw'inkwavu. Yashyiriyeho ukwezi kumenyekanisha ibihe, izuba rizi igihe rirengera, uzana umwijima rikaba ijoro, nibwo inyamaswa zo mu ishyamba zose zisohoka zomboka. Imigunzi y'intare yivugira umuhigo wayo, ku Mana niho ishakira ibyo kurya byayo. Izuba ryarasa zikagenda, zikaryama mu masenga yazo, abantu bagasohoka bakajya mu mirimo yabo, no ku muruho wabo bakageza nimugoroba. Uwiteka erega imirimo yawe ni y'uburyo bwinshi, yose wayikoresheje ubwenge, isi yuzuye ubutunzi bwawe. Dore iriya nyanja nini ngari, irimo ibigenda bitabarika, inyamaswa ntoya n'inini, niho inkuge zigenda, niho Lewiyatani iri waremeye kuyikiniramo. Murumva yuko Imana irakomeye, ibintu byose bibeshwaho n'ukuboko kwayo. Rero mu by'ukuri birakwiriye ko tumenya ko Imana yacu irakomeye, nta kintu ku isi kiriho kitabeshejweho n'ukuboko kw'Imana. Bavandimwe, nawe kuba uriho ni Imana, guhumeka ni Imana, kuba waramutse ni Imana, wiriwe ni Imana, wariye ni Imana, wateye intambwe ni Imana. Akantu kose kuri weho gukora, kuba urugingo rwawe urambuye akaboko bigakunda ni Imana, kurambura akaguru bigakunda ni Imana, gutekereza bigakunda niyo, guhina ukarambura niyo, kubasha kuvuga ururimi rukarambuka niyo, ijwi gusohoka niyo. Bavandimwe, akantu kose ko mu muntu gukora kwako ni imbaraga z'Imana. Ndeba uburyo Imana yaturemye, ngasanga ni ibintu bihambaye, biri ku rwego rurenze. Wagira ngo muzarebe agatsi kamwe gusa, dutoya turadutse dutoya, uko Imana yagiye idushyira mu mubiri tutabarika, igashyiramo ubwonko, igashyiramo ibyo bita za nerone, igashyiramo imitsi yumva ishobora kuzenguruka isi inshuro nyinshi. Imana ikakurema gutyo, uteranijemo utuntu utashobora kumenya. Uko no gukomera kw'Imana. Bavandimwe, birakwiriye ko tuyimenya, kandi twamara kuyimenya tukamenya ko Imana ikomeye, noneho natwe tukayubaha kandi tukayitinya. Reka nihutire ku yindi ngingo. Icyo dusabwa, ngo turasabwa kumenya nanone ko Imana ibera hose icyarimwe. Ibintu byose, nta kintu ku isi kitabonwa n'ijisho ry'Imana. Ntaho wakwihisha, ntabyo wakora, nta kuntu wakwihengeka ngo ibyawe Imana ye kubimenya. Ntibishoboka. Nta kintu wakora ngo ubugenzuzi bwayo bwe kubona aho wihishe. Muri Zaburi, ndasoma amagambo ari muri Zaburi 139 adufasha kumva neza iyi mirongo. Tubigana ijambo tubwira ngo kumenya Imana neza n'amahirwe abirimo. Kumenya Imana neza kandi turebera hamwe n'amahirwe abirimo. Reka dusome Zaburi igitabo cy'Ijana na 139
harimo aya magambo nifuza ko twumva neza. Baravuze ngo Uwiteka warandondoye uramenya. Tugeze ku ngo ivuga ngo bwa mbere tumaze kubona gukomera kw'Imana, icya kabiri tugiye kureba ingingo ivuga ko Imana ibintu byose irabibona, ntacyo wahisha Imana, ibona byose kandi ikabibonera icyarimwe. Mwumve Zaburi 109:1. Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, umenyera kuri ibyo nibwira, uje urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye, uzi inzira zanjye zose, kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye uba umaze kurimenya rwose Uwiteka. Yewe utarana ugitekereza na bya bindi utekereza kuvuga, Imana iba yabibonekera. Niyo mpamvu twebwe abantu tubara ibintu nk'ibyaha, ibyo twamaze kubona umuntu yashyize hanze, ariko Imana yo imenya kuri umukiranutsi irebye mu mutima, ikamenya kuri umunyabyaha irebye mu mutima. Abantu bashobora gushuka abandi bakabahenda ubwenge, ariko Imana yo si uko bimeze. Imana yo iragenzura ngo ikagira mu mutima, ikamenya ibirimo, ngo n'ijambo ritarasohoka mu kanwa kawe Imana iba yamaze kurimenya. Ngo Imana imenyera kure ibyo umuntu yibwira. Niyo mpamvu ushobora kwigira mu izuri kumwe n'abandi, ariko Imana iba yakubonye. Rero bavandimwe, nushaka kugira ngo ube Imana neza, ashaka gutungana kw'imbere mu mutima, ntabwo haranira gutungana kw'inyuma cyangwa se kwiberera inyuma ngo abantu bakubone neza. Yego kubona neza ni byiza, ariko niba kubona neza bidaheremewe mu mutima, n'ubundi uraruhira ubusa, ntacyo byamara. Niyo mpamvu ukwiriye guharanira gutungana kw'imbere mu mutima, kuko Imana niho ireba. Baravuze ngo kuko ijambo ritaraba mu rurimi rwanjye uba umaze kurimenya rwose Uwiteka, ngase inyuma n'imbere ushyizeho ukuboko kwawe, kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza kinanira, kuransumba simbasha kukugeraho. Ndahungira umwuka wawe he? Ndahungira umwuka wawe he? Ungo si inyuma n'imbere. Oya reka ndiho naringeze n'umurongo wa 7. Ndahungira umwuka wawe he? Ndahungira mu maso hawe he? Nazamuke nkaje mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye kuzimu uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku mpera y'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorerera. Ukuboko kwawe kwahanshorerera, ukuboko kwawe kw'iburyo kwahamfatira. Nakwibwira nti nukuri umwijima niwo uri buntwikire, umucyo wose uhinduka ijoro. Umucyo wose uhinduka ijoro, n'umwijima ntugira icyo guhisha, ahubwo ijoro riva nk'amanywa. Umwijima n'umucyo kuri wowe ni kimwe. Umwijima ni umucyo kuri wowe ni kimwe. Bavandimwe, murumva ko Imana nta kitareba. Imana ireba byose. Mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, babuzemo amagambo nifuza yenda ko dusoma, reka ndebe ko nyabona. Bari gusobanura ko ngo abantu bashobora kugira ibyo bahisha, ngo bagahisha abantu bagenzi babo. Ni igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ni mu cyigisho cyitwa Urubanza. Reka ndebe ko mbasha kubona ayo magambo. Reka ndebe ko mbona ayo magambo maze ngerageze kuyasoma. Ni icyigisho cyitwa Isuzuma Rubanza. Babuzemo amagambo akomeye ngo reka ndebe ko nyabone maze dusome mwumve bavandimwe. Imana byose iba ibireba neza, ku buryo nta kintu na kimwe wakora ngo uhishe ibyaha byawe. Mwumve bavandimwe, baranditse ngo ni igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ni ikigwa cya 28 kivugwa Isuzuma Rubanza. Baranditse ngo ibyaha biti hano ngo birekwe ntibizababarirwa kandi ntibizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinja umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa, cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro,
ariko byose bitwikirwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Bavandimwe, mu munyabyaha ashobora kuba ibyaha byarabikoreye ku mugaragaro amanyova, ngo cyangwa akabikorera mu mwijima nijoro, ariko byose bitwikirwa nk'ibyambaye ubusa imbere y'Imana. Abamarayika b'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandika ahatabasha kubeshywa. Icyaha gishobora guhishwa, kigahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti, abo mukorana n'abandi. Umunyabyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru. Umwijima w'ijoro ryirindagiza, ibihishwe byose by'ubushukanyi bukomeye, nta gihagije ngo bishobore guhisha Uwiteka n'igitekerezo na kimwe. Imana ifite ibyakozwe byose nk'uko biri, byerekeye igikorwa cyose kidatunganye n'uburiganya bwose. Ntabwo ishukwa n'ibisa n'ubutungane, ntabwo yibeshya mu buryo ibona imico y'abantu. Abantu mushobora, Imana yo iratuzi neza rwose. Buriya ushobora gushidikanya umuntu kuba sahari, ariko se kunyamona yenda agaragara neza, ari imfura, ari inyangamugayo, ahari nawe yakora amakosa nk'ariya. Sahari wamwiringira ahari ntiyakora ibintu neza. Rimwe na rimwe turi gushaka n'abakozi, cyangwa se tujya gushaka akazi mu bigo by'abikorera cyangwa se mu bigo bikomeye runaka hano ku isi, hari igihe ujya gukorera umuntu cyangwa se ikigo runaka, wahagera bakabanza gukurikirana imyirondoro yawe ku buryo hari n'igihe bagutuma icyangombwa cy'ubudakemwa mu mico no mu myifatire, ukaba wakijyana koko bakakiguha, ariko mu by'ukuri abantu baba bararebye iby'inyuma, ariko Imana yirebye imbere mu mutima. None baravuze ngo ntabwo yibeshye mu buryo ibona imico y'abantu. Abantu babasha gushukwa n'abandi bantu banduye mu mitima, ariko Imana yibona ukwiyoberanya kose, igasoma amabanga yose yo mu mitima. Bavandimwe, Imana birakwiriye ko tuyimenya neza, ukamenya ko ntacyo ushobora gukora mu yihishe. Ntabwo wakwiyoberanya ngo wigire mwiza, Imana igiye kubibona. Uko biri kose ibiri mu mutima Imana ibibona. Bavandimwe, birakwiriye ko tubimenya neza, tukiyegurira Imana, tukayiha, tukamenya ngo ntacyo nshobora guhisha Imana. Imana iranzi wese, ngo ibyaha ngo bishobora guhishwa abantu bose, ku buryo ubihisha umugore, ku buryo ubihisha umugabo, ukabihisha umwana, ukabihisha ababyeyi, ukabihisha abo mukorana, ukabikaba ibanga ryawe wenyine, ariko Imana ibibireba. Kandi ngo igikomeye ngo abamarayika barabyandika, ngo bikandikwa ahantu batabasha kwibesha cyangwa ngo bihanagurwe. Ntacyo wakora muzabikureho. Niyo mpamvu icyo dusabwa ni ukubirinduka, tukiyeza, tugatungana mu mitima. Ibitari ibyo nitudatunganya mu mitima, hahandi Imana ireba, kuko niho ishaka. Imana nayo ngo ishaka gukiranuka ko mu mutima. Aho mu mutima niho Imana ishaka yuko utungana nawe. Rero bavandimwe, reka buri wese amenye yuko Imana iratuzi, izi bihishwe mu mitima, ntacyo wakora ngo Imana ye kubibona. Mu gitabo cyitwa Kubana n'Imana buri munsi, ndasomamo amagambo ari muri icyo gitabo adufashe kumva neza iki cyigisho. Imana ngo iratuzi, ntacyo wakora ngo Imana ye kukubona. Paji 229 Kubana n'Imana buri munsi baranditse ngo Imana yitegereza ubwitonzi. Nimusoma mu gitabo cya Zaburi igice cya 16:13 baranditse ngo uri Imana ireba. Uri Imana ireba. Haranditse ngo Imana irambona. Imana yitegereza ubwitonzi ibikorwa byose bikorwa n'abana b'abantu. Imana yitegerezanya ubwitonzi ibikorwa byose bikorwa n'abana b'abantu. Nta kintu na kimwe gishobora kubera ku isi cyangwa mu ijuru Umuremyi atabizi. Nta kintu na kimwe gishobora kuba Imana itabyemeye. Umwanzi ushinzwe gufatira ishyanga ryose, umwami ushinzwe gufatira ishyanga ryose imyanzuro izagena imibereho y'abarigize, ahozwa kw'ijisho ridakuga rya wa wundi uha ubwami agakiza. Mwumve bavandimwe, ngo n'umwami ushinzwe gufatira abandi imyanzuro. Reka ndisubiremo. Umwami ushinzwe gufatira ishyanga ryose imyanzuro izagena imibereho y'abarigize. Umwami cyangwa se umuperezida ushinzwe gufatira imyanzuro izagena imibereho y'abagize igihugu ayobora,
cyangwa ishyanga ayobora, baravuze ngo ahozwa ku ijisho ridahuga rya wa wundi uha abami agakiza. Noneho burya n'abami n'abakomeye bo ku isi n'abaperezida bakomeye, abategeka za leta zikomeye zo ku isi, nabo ijisho ry'Imana ribahoraho, rirabagenzura. Imana itabishatse yabakuraho mu mwanya muto nko guhumbya. Wagira ngo tubimenye, wowe uciye bugufi, njyewe nsuzugurwa, nawe nsuzugurwa, abantu baciye bugufi, dukwiriye gutinya Imana. Baravuze ngo we Nyiringabo, yego, we Nyiringabo zikingira abo mu isi, kandi umukene w'umutindi Imana imuhozaho ijisho kimwe n'umwami wicaye ku ntebe ye y'ubwami. Ngo umukene w'umutindi Imana imuhozaho ijisho kimwe n'umukene wicaye ku ntebe ye y'ubwami. Imana ihora ku murimo ishakira ibyiza abo yaremye, inshuro zidashobora kubarwa. Imana yagiye yitambika igakiza abantu urupfu, ikarinda abagabo, abagore n'abana mu mutekano igihe Satani yabaga yashatse kubarimbura. Imana ishimwe. Ngo igihe Satani yabaga yashatse kurimbura abantu, ngo Imana yagiye yitambika inshuro zidashobora kubarwa. Imana yagiye yitambika igakiza abantu urupfu, ikarindira abagabo, abagore n'abana mu mutekano igihe Satani yabaga yashatse kubarimbura. Iyi si yahawe umugisha n'Imana mu buryo bugaragara. Ibiremwa abantu ni ibikoresho Imana yerekaniyeho imbabazi zayo zitagerwa. Imigambi y'Imana ibahozaho ijisho kandi ikabakingira. Imana yabahaye impano irusha izindi zose kwifuzwa yo mu bubiko bwo mu ijuru. Imana ikuzi mu izina. Imana ikuzi mu izina, izi buri gikorwa cyose cyo mu mibereho yawe, izi buri gitekerezo cyose, izi buri mugambi wose, buri genamugambi ryawe, na buri mpamvu yose igusunikira gukora. Ibyo byose Imana irabizi. Kuko umuhanga mu gushushanya ashyira ishusho y'uwo ashushanya ku cyo ari gushushanyaho, niko imiterere y'imico ya buri wese yimurirwa mu bitabo byo mu ijuru. Imana ifite ifoto itibeshya y'imico ya buri muntu wese. Imana ifite ifoto itibeshya, ntabwo ari ifoto yawe hano cyangwa se uko ugaragara mu maso, viziyo yawe cyangwa se impagarike yawe physically. Oya, ntabwo ari byo bavuze, ngo ahubwo ifite ifoto y'imico. Imico yawe Imana yari ifite neza ku buryo nta na kimwe yibeshya. Imana ifite ifoto itibeshya y'imico ya buri muntu wese. Imana ishaka kumenya ko ibana nawe. Amahoro yayo, ubutabazi, ubutunzi bwayo hamwe n'ibyishimo bizahindura igicucu cy'urupfu kive mu gitondo kirabagirana kandi kirimo umucyo w'izuba. Ubwenge butinya Imana busobanukirwa ko umutima ugomba kurindwa n'ubushobozi bw'Imana. Abamarayika bashinzwe kudukorera bahumura amaso y'intekerezo n'imitima yacu kugira ngo tubashe kwitegereza ibitangaza biri mu mategeko y'Imana, mu isi y'ibyaremwe no mu by'iteka ryose duhishurirwa n'Umwuka Wera. Bavandimwe, birakwiriye ko Imana tuyimenya neza, ukamenya ko ntacyo wayihisha. Imana irakuzi, irakureba, iragusobanukira ibyawe byose irabizi. Tumaze kubona ko Imana irakomeye. Icya kabiri, tubonye ko Imana iratuzi, ntacyo twakora ngo tuyihishe, ahubwo ibyacu byose Imana irabizi. Bavandimwe, iyo wamaze kumenya ko ikomeye, woroshye imbere yayo, aho n'abami n'abakomeye bo ku isi ari ubusa mu biganza byayo. Nimusoma muri Daniyeli, niho muzasoma umwami wishize hejuru, ngo ukuboko kubiteka kuva mu ijuru, ngo yariho ngo yitegereje Yerusalemu, abo ngiye Yerusalemu niyubakiye, ngo ukuboko kuva mu ijuru, ngo abantu batangiye kuvuga ngo none haravuga nk'Imana, kwamukubise urushyi rimwe mu kanya ahinduka ubusa, abahindutse ntumbi. Rero bavandimwe, Imana irakomeye, nta kintu kinanira ku isi. Noneho wowe uroroshye, ukwiriye kwemera ugaca bugufi imbere yayo, ukayumvira ijambo ry'Imana ryajya rivuga, ukamenya ko ariyo uvuze,
ugatuza, ukubaha, ukumvira, ugaharanira kugira ngo ushyire mu bikorwa byavuzwe n'ijambo ry'Imana, ukirinda gusuzugura uvuga ati ibi byo birakabije. Ku buryo n'igihe usanga abantu kubera kutamenya Imana n'ibyo yavuze usanga tubisonekera kubigisha kuba ngo nabo barakabya, ariko mu by'ukuri babisomye mu bitabo. Ujye umenya ngo ni Imana yavuze, uharanire gushyira mu bikorwa, we kwirwanya. Imana irakomeye. Cya kabiri tumaze kubona ni uko Imana iratuze, ntacyo wakora ngo uyihishe. Imana irebera hose icyarimwe, izi mikorere yawe, intekerezo zawe irazibona, imico yawe irafotorwa, ngo n'ibyo ukora byose nubwo wakora icyaha ukagihisha kure, ngo Imana ibikireba kikandikwa ahantu kidashobora kwibeshya. Reka iyi ngingo tuyiveho twimukire ku yindi ngingo. Iyo umaze kwimenya hari ibyo usabwa gukora. Bwa mbere urasabwa gutinya Imana, urasabwa gutinya Imana. Cya kabiri urasabwa kuyubaha. Gutinya Imana no kwiyubaha yenda reka tuze gusa naho tubihuje, ariko turasabwa gutinya Imana, ukamenya ko iteye ubwoba, irakomeye, iratangaje, ibintu byose birushye imbere yayo. Turasabwa gutinya Imana. Mu gitabo cy'Abaheburayo ndasoma igice cyaho, Abaheburayo, reka dusome aya magambo adufashe. Igice ni cya 12 cy'Abaheburayo. Harimo amagambo nifuza gusoma kugira ngo adufashe kumva neza iyi ngingo. Haranditse hati, umurongo wa 25, igice cya 12, umurongo wa 25, mwirinde mutanga kumva iyo ivuga, ubwo abandi batakize kuko banze kumva iyababuriye iri mu isi, hasi twebwe niba dutera umugongo ituburira iri mu ijuru. Ijwi ryawe ryateye sigishyitsi icyo gihe, ariko none ubu irasezeranije iti, hasigaye rimwe ngatera isigishyitsi, ariko si isi yonyine ahubwo n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe risobanurwa ngo gukuraho ibinyeganyezwa kuko ari ibyaremwe, kugira ngo ibitabasha kunyeganyezwa bihoreho. Umurongo wa 28 muwumve. Nicyo gituma ubwo twakira ubwami butabasha kunyeganyezwa, dukwiriye gukomeza ubuntu bw'Imana kugira ngo tubone uko dukorera Imana nk'uko ishaka, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro ukongora. Bavandimwe, kubera ngo Imana irakomeye, turasabwa kuyitinya kandi tukayubaha, ngo kuko Imana yacu ni umuriro ukongora. Kubera ko iteye ubwoba, ikomeye, birasabwa ko natwe tuyitinya. Mu gitabo ndasoma amagambo ari mu gitabo kubana n'Imana buri munsi. Harimo amagambo nshaka gusoma maze mwumve. Reka ndebe page nza gusoma maze mbabwire muri iki gitabo abasha kudufasha. Banditsemo amagambo akomeye, ni page ya 281. Baranditse ngo ikindi kintu cy'agaciro tugomba gusigasira ni ukubaha Imana. Bavandimwe, ivuga ko Imana turasabwa kuyubaha no kuyitinya. Baravuze ngo ikindi kintu cy'agaciro tugomba gusigasira ni ukubaha Imana. Kubaha Imana nyakuri ni ukuzanwa no gusobanukirwa gukomera kwayo kutarondoreka, hamwe no kumenya ko utari kure y'ijisho ryayo. Bavandimwe, ngo ikintu gikwiriye gutuma Imana tuyubaha kandi tukayitinya, ngo ni ugusobanukirwa nuko, reka mpasubiremo, kubaha Imana nyakuri ni ukuzanwa no gusobanukirwa gukomera kwayo kutarondoreka, hamwe no kumenya ko utari kure y'ijisho ryayo. Umutima w'umwana wese ugomba kwinjizwamo kumenya gukorana n'itaboneka. Tugomba kwigisha abana ko ahasengerwa, igihe cyo gusenga, n'ibikorerwa mu materaniro byose ari ibyera, kuko Imana ibihari. Kubaha Imana nibigaragarira mu nyifato no mu myitwarire, imitima izarushaho gusobanukirwa Imana byimbitse. Byabera byiza abato n'abakuze kwiga no gutekereza byimbitse, bagasubira kenshi muri aya magambo y'ibyanditswe byera atwereka ukuntu tugomba kubaha ahantu Imana yigaragariza mu buryo budasanzwe. Igihe Mose yari mu gihugu cyaka umuriro, Imana yaramutegetse ngo wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze arahera.
Yakobo ubwo yari amaze guhabwa iyerekwa abonye abamarayika yaratangaye aravuga ngo Yakobo ngo yaratangaye aravuga ngo ni ukuri Uwiteka ari aha hantu nanjye nari ntabizi. Kwicisha bugufi no kubaha niyo myitwarire igomba kuranga abaje imbere y'Imana bose. Mu izina rya Yesu tubasha kuza imbere y'Imana ntacyo twikanga, ariko ntitugomba kuyihinguka imbere twifashe uko twishakiye. Noneho birakwiriye neza ko tuzirikana ko Imana yacu ngo ikomeye, ngo kandi tumara kubisobanukirwa ntabwo tuzatuza mu materaniro aho Imana isengerwa, aho abantu b'Imana bategereza kwakira umugisha wayo, ngo tuze twifashe uko twishakiye. Ngo yego birakwiriye ko abantu ngo Imana kumenya Imana bikwiriye gutuma tuza ntacyo twikanga, ukaza uzi ko usanze umubyeyi wawe ugukunda, kugiye kujya huri buruhukire. Yandi yavuze ngo mwese abarushye n'abaremereye muze munsange ndabaruhura. Yandi yavuze ngo icyo nshaka no kwemera ibyaha byawe, kandi iyo umaze kubyemera Imana irakubabarira, ukaza ntacyo wikanga, ariko nanone ukaza uyubashye. Ukaza uyubashye kuko nibyo bikwiriye. Bavandimwe, ntidukwiye kuza imbere y'Imana twifashe uko twiboneye, ahubwo dukwiriye kuza imbere y'Imana tuyizeye, tuyikunze, ariko nanone tuyitinya. Baravuze ngo reka nsubire nko hejuru gatoya. Baravuze ngo mu izina rya Yesu tubasha kuza imbere y'Imana ntacyo twikanga, ariko ntitugomba kuyihinguka imbere twifashe uko twishakiye, twibwira ko ahari yaba iri ku rwego rumwe n'urwacu. Hari ababwira Imana ikomeye, hari ababwira Imana ikomeye ifite ububasha bwose n'icyubahiro, kandi iba mu mucyo utegerwa, nk'aho bari kubwira umuntu bangana cyangwa se uwo bari baruta. Ngo hari abantu bajya gusenga Imana kumva umuntu aranga yaravuze ati ngewe Imana narayitegetse, nageze mu kibazo ndayitegeka. Oya rwose ntabwo ari byo. Ntabwo dukwiriye gusuzugura Imana ku buryo Imana wifata uko wiboneye imbere yayo. Gasanga abantu bari kuja imbere, bari kwitakuma, bari kugira gute, bari kuvuga ijambo ry'Imana bikaraga hejuru. Oya ntabwo ari byo rwose. Imana ukwiriye guca bugufi imbere yayo, ukwiriye kuvuga wiyoroheje. Niyo turi mu materaniro twiga nk'uko kujya umuntu yakwitakuma, ari gusimbukira hejuru, ari kwibona, ari kugira ati ibyo ntabwo bikwiriye imbere y'Imana. Nase ari umuyobozi ukomeye byo wabikora gutyo, wajya kumubwira uri kwitakuma kuri. Ntubona ko twifata bugufi tugaca bugufi iyo turi imbere y'umuyobozi ukomeye ku isi. Imana yacu igihe turi imbere yayo, ngo dukwiriye kujya tuvuga ibyayo duciye bugufi. Ngo hari abaje imbere y'Imana bakabwira Imana ikomeye ifite ububasha bwose n'icyubahiro cyose, kandi bo mu mucyo utegerwa, nk'aho bari kubwira umuntu bangana cyangwa se uwo baruta. Ibyo ntabwo ari byo rwose, ntabwo ari byo. Ahubwo birakwiriye ko tuzi imbere y'Imana dutuje, twicishije bugufi, tuyubashye. Ibyo dukeneye kuyibwira tukayibwira tubashye. Niyo mpamvu hari n'igihe usanga abantu bajya gusenga Imana bagayisenga bahagaze bigendera. Oya rwose ntabwo ari byo. Ijambo ry'Imana twereka ko dukwiriye gupfukama, ngo ni ikimenyetso cyerekana ko bubashye Imana, gupfukamisha amavi imbere yayo. Reka nihute. Baravuze ngo hari abantu bajya baza imbere y'Imana ngo bakayibwira nk'aho bari kubwira umuntu bangana cyangwa se uwo baruta. Hari abitwara uko bishakiye mu nzira y'Imana, bakora ibyo batajyaga gutinyuka gukorera mu nzu y'umutegetsi w'isi. Ngo hari abitwara uko bishakiye mu nzu y'Imana. Iyo bavuze inzu y'Imana ni hahandi basengera. Ushobora kuba ari mu rugo runaka, ni ahantu runaka, ni ahantu basanzwe basenga, aho nyine musanzwe musengera n'inzu y'Imana. Iyo uwo mwanya hafashwe ngo tugiye kuhasengera, ngo dukwiriye kwirinda kuhajya uko twishakiye. Baravuze ngo hari abitwara uko bishakiye mu nzu y'Imana, bakora ibyo batajyaga gutinyuka gukorera mu nzu y'umutegetsi w'isi. Abo bakwiriye kwibuka ko bari imbere y'iyo abaserafi baramya, kandi abamarayika bakipfuka mu maso ngo batayireba. Ngo nujya aho basengera,
ugiye kuvuga, ugiye no gukora ibintu, ngo ujye wibuka yuko uri imbere y'uwo abaserafi baramya. Iyo bavuze abaserafi cyangwa se abamarayika, buriya marayika umwe ni wa wundi ingabo za Herode zari zirinze imva ya Yesu. Marayika umwe yaturutse hejuru, zirabandagara, abadayimoni na Satani barahunga, bumirana n'inkota zabo. Marayika afata ya beto bashyizeho, aterura icyo kibuye akijugunya nk'ufashe akabuye gato, yaterera ku ruhande, aravuga mu mwana w'Imana, haguruka aragushaka. Marayika umwe afite ubushobozi bw'uko ahawe ubwo burenganzira kurimbura umudugudu ni mu munota umwe. Abo bakomeye batyo ngo niwe baramya bakanamupfukamira. None baravuze ngo abo bakwiriye kwibuka ko bari imbere y'iyo abaserafi baramya, kandi abamarayika bakipfuka mu maso ngo batayireba. Imana ikwiriye kubaho bikomeye. Abumva bari imbere yayo by'ukuri bazapfukama imbere yayo bicisha bugufi. Ngo nitujye imbere y'Imana by'ukuri, cyangwa twenda kuyisenga, twenda kugibyo, ngo bazaje bashya imbere y'Imana by'ukuri, ngo bapfukame imbere yayo basenga bicisha bugufi. Noneho buryo umuntu ari gusenga yigendera, simbuka, agira ate, yiterera hejuru, avuza akaruru, oya rwose biriya ntabwo ari kubaha Imana. Biriya ntabwo ari kubaha Imana. Imana dukwiriye kuyisenga duciye bugufi, twubashye, twiyoroheje. Hariko ibintu byo kwitakuma imbere y'iteraniro n'imbere y'ahasengerwa Imana, uvuza akaruru ugira uti biriya ntabwo ari kubaha Imana rwose. Bavandimwe, ngo uko ni ugufata Imana nk'aho mungana cyangwa se ari umuruta. Rero birakwiriye ko Imana tuyitinya kandi tukayubaha. Reka nihute bavandimwe, ngo dukwiriye kubaha Imana. Ngo ikindi, ngo dukwiriye kujya twubaha izina ryayo. Numara kwimenya bizagutera kujya wubaha izina ryayo, we kugira uvuga uko wiboneye, aho uri, igihe ushakiye, warifashe nkaho uri kuvuga umwana wawe cyangwa se umubyara wawe cyangwa iki, oya rwose. Reka nsome kuri page Zaburi 119 umurongo wa 9 haranditse ngo izina rye ni iryera niryo kubahwa. Izina rye ni iryera niryo kubahwa. Turasabwa kubaha izina ry'Uwiteka. Hepfo haranditse ngo izina ry'Imana rigomba kubahwa. Ntibikabe uko urivuga wikinira cyangwa utabitekerejeho. Ntukajye urivuga ngo wikinira, ngo usanga uri kuhoza izina ryayo mu kanwa kawe, urivuga utabitekerejeho. Ndetse n'igihe dusenga kurisubiramo kenshi bitagize icyo bimaze, bigomba kwirindwa. Niba uri gusenga, hari abajya gusenga ugasanga ngo izina ry'Imana rirondoye, avuza amazina ararondoye. Imana iriyize, ntikeneye kubanza wayibwira amazina yayo yose. Yego n'ugiye gusenga, vuga izina ryayo, usenge, uyibwira amakene yawe. Numara kuyibwira amakene yawe yose, bwa mbere ukwiriye kujya kubanza kuyishima, ukayisaba imbabazi, ukayisaba, warangiza ugashimira ko ikumvise isengesho ryawe, amakene yawe yose ukayashyira imbere yayo. Ndasubiramo, iyo tujya gusenga turasabwa bwa mbere kubanza kuyishimira, kuko no kuba uriho ushobora kuvuga no imbaraga zayo. Icya kabiri ni ukwihana. Icya gatatu ni ukuyisaba, ugashyira imbere amakene yayo akuzanye kuyisengera. Icya nyuma ugasoza uyishimira ko yumvise ibyo wayibwiye. Noneho baravuze ngo ndetse n'igihe dusenga kurisubiramo kenshi bitagize icyo bimaze, bigomba kwirindwa. Abagiranye isezerano n'Imana barahiriye kujya bayivugana icyubahiro n'igitinyiro. Se nimujya mubona ko hari n'igihe usanga hari umuco abantu bafite, yenda ndavuga nko muri ibi bihugu dutuyemo, aho batahangara kuvuga sebukwe, abandi bagatinya kuvuga ba nyirabukwe n'abagabo babo cyangwa se n'abandi, uko utapfa kumwamaguza uko wiboneye. Izina ry'Imana ntabwo ari ryo rikwiriye gufata uko ryiboneye ngo tuvuge uko twishakiye. Baravuze ngo abagiranye isezerano n'Imana barahiriye kujya bayivugana icyubahiro n'igitinyiro. Kurahira izina ryayo hamwe n'andi magambo yose ameze nk'indahiro biba ari ugusuzugura Imana. Imana irareba, irumva,
ku buryo ukora ibisa bityo, ku buryo ukora ibisa bityo waba niba uko yiboneye itazamubara utacumuye. Imana ntinegurizwa izuru, abavugira izina ry'Uwiteka ubusa bazibonera uburyo ari ikintu giteye ubwoba gusumirwa n'ibiganza by'Imana ihoraho. Iyo tuvuga izina ry'Imana tutabanje gutekereza turi mu biganiro bisanzwe, kuyitangaho umugabo mu bitabo by'amanjwe, kuyitangaho umugabo mu bibazo by'amanjwe, mumbabarire, no kuvuga izina ryayo kenshi turisubiramo, tuba tuyubahutse. Ngiyo abantu kwa kundi baba bari kugira baganira ngo rahira akaba yarahiye izina ry'Imana, akaba ari kuryamaguza ngo niyo ntanzeho umugabo mu bintu byoroshye bitashobora no kugufunga, ugasanga ukwamagana kugenda uvuga izina ryayo ko wiboneye, icyo ni icyaha imbere yayo. Mbega ukuntu bamwe bafite imitekerereze migufi ku birebana no kwera kw'Imana, kandi mbega ukuntu kenshi bavugira ubusa izina ryayo ryera kandi ry'igitinyiro, bakiyibagiza ko uwo bavuga ari Imana ikomeye kandi y'igitinyiro. Bakiyibagiza ko uwo bavuga ari Imana ikomeye kandi y'igitinyiro. Mu gihe basenga, abantu benshi bakoresha amagambo atarimo gutinya Imana kandi bakayivuga nk'ibisanzwe ntacyo bitayeho. Ibyo bigatuma kwinginga kwabo kutagera mu ijuru. Izina rye ni iryera n'iryo kubahwa. Izina rye ni iryera n'iryo kubahwa. Ntitukigire namba tuvuga izina ry'Imana mu buryo bworoheje tujenjetse. Iyo turi gusenga tuba twinjiye mu cyumba cy'usumba byose, icyumba yumviramo ibibazo by'abaturage be, kandi tugomba kumureguka imbere dufite kubaha kwera. Iyo abamarayika bari imbere ye bitwikira mu maso, abakerubi n'abaserafi bera kandi barabagirana, begera intebe ye bafite gutinya gukomeye. Mbese twe abantu b'abanyabyaha bapfa ntitwari dukwiriye kuza imbere y'uwo muremyi wacu dufite kubaha no gutinya biruseho? Bavandimwe, birakwiriye ko dutinya izina ryayo tukariha agaciro. Ntitujye turivuga uko twiboneye turi mu bikino, mu masengesho usanga turayisubiramo kenshi ugenda uvuga amazina yayo y'uburyo bwinshi. Oya rwose dukwiriye kuyubaha, kandi tukayubaha dushyize mu mwete. Icya kane, dukwiriye kubaha no gutinya ijambo ryayo. Dukwiriye kubaha no gutinya ijambo ryayo. Buriya ibyanditswe byera, ijambo ry'Imana iyo rivuga muri iki gitabo niho banditse ngo, ndetse no mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 2 baravuze ngo iyo twagiye gusenga ngo tujye tumenya yuko ngo igihe umwigisha arambuye ijambo ry'Imana agiye kuvuga, ngo tujye tumenya ko ari Imana iri kuvuga. Reka nsome aya magambo nihuta, paji 183 cya gitabo cyitwa kubana n'Imana buri munsi. Haranditse ngo, nge nawe dukeneye ko imbere yacu y'iby'umwuka, dukeneye ko imirebere yacu y'iby'umwuka ihweza kandi kanguka kugira ngo tubashe kwitegereza amateka y'inama y'agakiza kuruta uko twigeze tuyamenya. Dushaka ko imitima yacu yiyumvamo ibishika bifite imbaraga by'urukundo rw'Umukiza. Mbese igihe mucukumbura ibyanditswe byera, igihe mwigaburira ijambo ry'ubugingo, mujya mumenya ko ari ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yanyu. Ngo iyo bari gusoma ijambo ry'Imana cyangwa wowe uricukumbura cyangwa urisoma, mbese ujya wibuka ko ari Imana iri kuvugana n'umutima wawe. Ahubwo rimwe na rimwe ijwi ry'inshuti zacu ridusobwe, ariko muri Bibiliya dufitemo inama y'Imana kugira ngo ku ngingo zose z'ingenzi zirebana n'inyungu zacu ziteka ryose, kandi no mu by'ubu buzima tubashe kwigiramo ibikomeye. Inyigisho zayo igihe cyose usanga zirebana n'ibidasanzwe biba byatubayeho, kandi ziba zigendeye kudutegurira kwihanganira ibigaragazo no kudutera imbaraga kugira ngo dushobore gukora umurimo Imana yaduhaye. Bibiliya ni ijwi ry'Imana rivugana natwe. Numve bavandimwe, turi kumwivuga ngo uwamenye Imana yubaha n'ijambo ryayo. None baravuze ngo Bibiliya ni ijwi ry'Imana rivugana natwe. Mbese ni nkaho twakumvise Imana ubwayo ivugira mu matwi yacu. Iyo twamenyaga ko ari uko biri, mbega ukuntu twajya
turibumbura mu cyubahiro n'igitinyiro gikomeye, kandi tugacukumbura amahame yaryo dufite umwete. Ngo bamaze kumenya ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, baravuze ngo Bibiliya ni ijwi ry'Imana rivugana natwe. Noneho baravuze ngo mbega ukuntu twajyaga kuri iyaba twamenyaga ko ari uko biri, mbega ukuntu twajyaga kuribumbura mu cyubahiro n'igitinyiro gikomeye, kandi tugacukumbura amahame yaryo dufite umwete. Gusoma ibyanditswe byera no kubitekerezaho byakagombye gufatwa nko kwakirwa mu cyumba cy'ushobora byose. Ngigiye gusoma ijambo ry'Imana ngo wakagombye kumera nkaho winjiye mu cyumba cy'ushobora byose. Ni nkuko tekereza ko ukeneye kujya gusura umuyobozi ukomeye, niba ari umuyobozi w'igihugu, ntabwo ari nko kwanyigireyo, si nko kujya mu isoko. Oya, ntabwo ndaje, ariko ntekereza ko atari ko bimeze. Ahubwo hari inzego ugomba kubanza wanyiraho, ugakomeza kugeza igihe urubone audience yo kumugeraho. Ariko n'icyo cyumba ugiye kwinjiramo, mbese wapfa kwinjiramo uko wiboneye? Mbese ahari wapfa kugenda uko wishakiye? Oya rwose. Ahubwo birasaba ko ugenda n'umutima wicisha bugufi. Reka mwumve hepfo baravuze ngo noneho ngo iyo turi kwiga ijambo ry'Imana turibumbuye, tujye tumenya ko twinjiye mu cyumba cy'ishobora byose, maze ngo tuhagendane kwicisha bugufi no kwitonda. Reka niho hepfo baravuze ngo tugomba kubumbura ijambo ry'Imana dufite kuryubaha hamwe n'icyifuzo kivuye ku mutima cyo kumenya ibyo idushakaho. Abamarayika bo mu ijuru bazayobora ubwo bushakashatsi bwacu. Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Igihe tugiga tuba turi mu cyumba cy'isumba byose imbere y'Imana. Kristo yinjira mu mutima. Mugaragaze ko mwubaha kwizera kwanyu, muvuga ibyera mufite gutinya, ntimukigere namba mwemera ko ku minwa yanyu hasohoka amagambo yo gutebya n'imigaryo, mubivugira mu mirongo y'ibyanditswe mu buryo bworoshya gukomera kwabyo. Igihe ufashe Bibiliya mu biganza byawe, jya wibuka ko uhagaze ahera. Igihe ufashe Bibiliya mu biganza byawe, jya wibuka ko uhagaze ahera. Kumenya Imana ngo iyo wamaze kuyimenya neza, noneho n'ijambo ryayo uraritinya kandi ukaryubaha. Reka kuko igihe cyacu kiri kugenda, tuvuga kandi kabugingo kagufi maze tuza no kugasohorezaho. Ikindi ngo turasabwa kubaha amategeko yayo. Turasabwa kubaha amategeko yayo. Ntabwo mbitindaho, ngo ariko amategeko y'Imana dukwiriye kuyubaha tukayaha agaciro, ngo ku buryo abazajya batubona bazajya bavuga ngo buriya ni ubwoko bukomeye. Reka nsome ayo magambo mu gitabo cyo Gutegeka kwa 2. Reka ndebe ko nyabona. Igice cya 6 harani igice cya 6 umurongo wa 29. Icyama bagahorana umutima umeze utyo banyubahisha, ukabitonderesha amategeko yanjye yose, kugira ngo bamenye ibyiza ubone urubyaro rwabo iteka ryose. Reka nsure muri aya magambo. Icyampa igice cya 6 Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo 29. Icyampa bagahorana umutima umeze utyo ubanyubahisha, ukabitonderesha amategeko yanjye yose, kugira ngo babone ibyiza ubone urubyaro rwabo iteka ryose. Bavandimwe, birakwiriye ko twubaha Imana, kandi kuyubaha ngo umuntu wubashye Imana, ikindi kiranga ko wubashye Imana nuko witondera amategeko yayo. Ngo Imana iravuze ngo icyampa bakagira umutima ubanyubahisha, maze bakitondera amategeko yanjye yose. Ngo nitumara kuyitondera muri iki gitabo cyo Gutegeka kwa 2 baravuze ngo n'imahanga azajya bari bavuge ngo ni ukuri ubu ni ubwoko bukomeye kandi bukomeza amategeko y'Imana. Bavandimwe, reka tujye ku ngingo ya nyuma. Uwamaze kumenya Imana neza, turasoma amagambo atari maremare. Ikindi akora arayiyegurira akayiha burundu. Arayiyegurira akayiha burundu. Ndasoma amagambo ngiye gusorezaho anari iyo ngingo. Ngo Imana yiha ibyayo arayiha wese. Paje ya 7 reka rero nsoma haranditse ngo Imana irabwira buri wese. Ingingo tugezeho ni yanyuma ivuga ngo wamenye Imana yiha umutima we. Imana irabwira buri wese muri mwe ngo mwana wanjye mpa umutima wawe, yitegereza akajagari kawe, izi uburyo umutima wawe urwaye icyaha, kandi yifuza kukubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe.
umuganga ukomeye afitiye umuti buri ndwara yose. Uwo niwe dukwiriye guha imibereho yacu tukayiyegurira. Umuganga ukomeye afitiye umuti buri ndwara yose, ibyawe arabisobanukiwe. Uko amakosa yanyu yaba yarabaye kose azi uko yayagenza, none nta gushaka kumwiyegurira. Vanimwe turasabwa ngo kuyiha twese, Imana ukayiha, ngo wamara kuyiha ngo ukamenya ko izi byawe byose, ngo yitegereza akajagari kawe. Imana ngo isobanukiwe umutima wawe, iravuga ngo mwana wanjye nk'umutima wawe. Yitegereza akajagari kawe, izi uburyo umutima wawe urwaye icyaha, kandi bifuza kukubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Umuganga ukomeye afitiye umuti buri ndwara yose, ibyawe arabisobanukiwe. Uko amakosa yanyu yaba yarabaye kose azi uko yayagenza. Mbega uyu niwe dukwiriye kwiyegurira. Uwamaze kuyimenya neza ukayimenya gutya, noneho ntabwo utinya kuyisanga. Baravuze ngo Imana izi amafuti yawe yose, byaha byawe byose, ngo Imana izi uko yabigenza. None irakubwira iti none ntabwo ushaka kumwiyegurira. Bavandimwe, turasabwa kwiyegurira Imana, ikaba Imana yacu, tukayiha wese. Reka nje nk'hepfo nsome amagambo aheruka. Baravuze ngo Imana iragusaba kuyiha umutima wawe, iragusaba kuyiha ubushobozi bwawe, itaranta n'urukundo rwawe. Byose ugomba kubyegurira Imana kugira ngo igutere gukunda no gukora ibyo yishimira, kandi gutegurire kuzabona ubugingo buhoraho. Bavandimwe, reka dusoreza aha tuzirikana ko uwamenye Imana ukayisobanukirwa neza, ngo urasabwa kumenya ibintu bibiri twabonye. Urasabwa kumenya gukomera kwayo, ukamenya kw'Imana ifite ubushobozi bwose, ukamenya kw'Imana ibintu byose ibigenzura, ukamenya ko ijisho ryayo rireba hose icyarimwe, ntacyo wayihisha. Warangiza ngo Imana ukayubaha, ukayitinya. Wamara kuyubaha ukayitinya, wamara kuyitinya ukamenya ko usabwa no kubaha ijambo ryayo. Wamara kumenya kubaha ijambo ryayo, ukamenya no kuyiyegura, ukayiha ngo ikuyobore. Iyo umaze kuyiha ngo ikuyobore, irakuyobora ikakubwira uko ishaka, ikagutunganya. Imana iduhe kuyimenya neza, kandi kuyimenya bizatume tubona ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu muri Zaburi wa murongo twasomye ubanza, Zaburi igiti cya mirongo icyenda n'umwe, ngo nicyo kuko yankunze akaramata aricyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye. Nituyimenya gutya kandi tukayobaha gutya, izagukiza maze izagushyire hejuru. Imana ibidushoboze, kandi twese duhe kwimenya neza, twe kujya twikorera ibyo twishakiye, twe kujya twivugira izina ryawe uko twiboneye, ahubwo tujya turyubaha, turiha agaciro, kandi izaduhe no kuzabona ubugingo, tuzabane nayo ubuziraherezo, mu izina rya Yesu, amen. Reka noneho dusenge dusoza kino cyigisho, mwicishe bugufi maze dusenge. Turagushimye Data wera ugira neza uri mu ijuru, tugushimiye ko umaze kutugezaho ijambo ryawe, tumaze gusobanukirwa neza n'uburyo dusabwa ko kumenya neza, tukamenya igitinyiro cyawe, tukamenya icyubahiro cyawe, tukamenya gukomera kwawe, tukamenya ko nta kintu hejwe, ibintu byose birebire icyarimwe, kandi tweretswe neza yuko dusabwa kukubaha, tukagutinya. Izina ryawe ntityo turi uko twiboneye, tukubaha ijambo ryawe naho usengerwa, kandi Data wera tukanaguha imibereho yacu kugira ngo uyiyobore, udushoboze kubimenya neza, nitugira amaherezo meza tuzashima izina ryawe. Abumvise ijambo ryose bose uzabarinde kujya basuzugura izina ryawe, uzabarinde kwifata uko biboneye imbere yawe, uzaduhe kubaha kandi uzaduhe gutunganya imitima yacu, maze tuyikwegurire uyobore, uzaduhe n'amaherezo meza kuzakubona mu bikari by'ijuru, kubwa Yesu umukiza wacu, amen.